kuri abarangi barantabaye baranshakiye nashatse iwacu ntabashakaga ndetse n'abaturanyi byarabatangaje kuko iwacu ntabashakaga abarangi bacuruzingo baranshakiye naranabyaye. Twongeye kubasuhuza nshuti mudahwema gukurikirana ijwi ry'Abarangi TV. Nk'uko mubona uyu munsi rero dufite umutumirwa ugiye gutanga ubuhamya ku byiza cyangwa se ibikorwa bitandukanye yagiye akorerwa n'abarangi. Aratangira twibwira amazina. Nitwa Ntabonimberaniya. Nageze imbere y'abarangi urwaye narwaraga umugongo cyane, bamvuye umugongo abarangi bamvuye umugongo. Buriya kenshi ari igihe twirwarira, hari umuntu urwara umugongo akajya kwa muganga buriya bikananga. Njye rero umugongo narwaye umugongo wa biriya birwara abaganga b'ikizungu batavura. Ni umugongo wari umaranye igihe kingana gite? Abantu bashobora kumva ko wenda ari wa mugongo usanzwe ushobora kujya muri farumasi ukaba wafatamo nk'utunini ukoroha. Wari umugongo umeze ute ku buryo byatumye ugana abarangi? Wari umugongo umbabaza nkumva harajaganyurikamo nk'utuntu, navuga nka dusimba twari utuntu tw'udusimba ntavuze tumwe dutera ishozi rwose, numvaga ari two pe, nibaza niba biba biri ku mubiri. hamwe nagiye mu rurembo nyine, ariko hagati aho ubundi icyari kibabaje cyane iwacu ntabashakaga, iwacu mu rugo. Nagiye mu rurembo cyane ari urushako, mbese ari ukwivuza ngo mbone urushako. Ibyo se bakubwiye ko byakomokaga kuki kugira ngo mu muryango wose bigende bityo bibakurikirane? Batubwiraga ko ari ibyakomokaga kuri za karande z'imiryango, abamasenge rwose nibo babibakoreraga ibintu nk'ibyo, ibintu by'imiryango. Burya hari ukuntu bikurikirana abantu bakabura amahoro, haba mu buzima busanzwe mu mibereho, haba mu buzima busanzwe bw'umubiri. Ibyo bintu birahari mu isi, ukivuza ariko mu kizungu ntibigire icyo bikumarira. Ariko jye kuri abarangi barantabaye baranshakiye nashatse iwacu ntabashakaga ndetse n'abaturanyi byarabatangaje kuko iwacu ntabashakaga. Kimumamiriza abarangi bacuruzingo baranshakiye naranabyaye. Ubwo rero nta kintu nagayira marayika w'Imana, umurangi aratabara. Dusa nk'abasubiye inyuma, muri icyo gihe wari ufite ibyo bibazo, harimo kurwara umugongo, akabamo na za karande zari ziri mu muryango z'uko nta muntu w'iwanyu washakaga. Ubugize imana zo kumenya abarangi, baravuga ati reka mbagane. Ubagana bakwakiriye gute? Bagana banyakiriye neza kuko bakira neza na buri wese. Abarangi ntibarobanura, bakiruje batuziye turi bazimba bari mbese bakira rero buri wese shubagana kuko ntabuza atababaye, ntabuza mu Barangi atababaye. Buriya hanze imparanya bagira zo kubaharanya, hari n'igihe n'ababaharanya tugira durya tukabona turahahuriye, ubwo ububabare nabo bahuye nabwo. Rero naje nje kwivuza mu Barangi, ariko icyo mpamye ko nuko abarangi baravura pe, bakavura ziriya ndwara kizungu kidashobora. Hari imyumvire y'abaturanyi bacu, aho iyo yumvise ko waje mu Barangi kwivuza abazi ko wagiye mu bishitani, ukaba wanahabwa n'akato, batabana bacu ntibakajye kwa runaka n'umurangi. Ibyo bintu bibona ute muri sosiyete? Ibyo bintu birahari cyane, ariko jyewe nkurikije neza bangiriye n'ibyo bankoreye,
buriya sinzi gutaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Nkurikije ibyo bankoreye ibyo simbitindaho, ndavuga ni akazi kabo nibashaka bibane, kandi mu by'ukuri n'amazi baraza bakayanywa n'ikintu bakaba bakinza baduharanya babizi ko ntawe tugirira nabi, kuko umurangi ntagira nabi pe, n'umwana murangi ntahemuka, batubuza ikintu kibi cyose. ukomeje ku kintu uti batubuza ikintu kibi cyose. Bamaze kukwakira hari byinshi bakubujije, hari bimwe ushobora kuba warakoraga, ibyo bintu kubivaho no kubizibukira wabyitwaye mute, nimba bihari cyangwa se kuwo mwashakanye kugira ngo nawe mube mwagira inama kugira ngo ibyo bintu mutabigwamo? Ntabwo byatugoye, kuko iyo umuntu ababaye urabona nk'ibintu inzoga kenshi buriya nizo bariya bakurambere bakoresha batukorera ibyo byose. Iyo ugeze mu marangi rero bakubuza inzoga pe, bazihagurukirishaho ibyo bisimu byabo. Ubwo rero ibyo ntabwo twabitinzeho, kuko icyo twashakaga ni ugutabarwa, ntabwo byigeze bitugora kubireka. Nta n'ibikurenze twakoraga na mbere yose, ariko ubundi nta kigoye imbere yabo. Iyo hari nk'umuntu ukubajije impamvu icyo yari azi ko ari nk'akarande mu muryango iwanyu, wowe bitagufashe ugashaka ukaba waranabyaye, umusubiza iki? Iyo hari nk'umuntu umbajije, igihe yambajije mubwira ko nivuje mu barangi, ntabwo nabitinya. Umurangi yamvuye kandi nabo barabizi, hari ibyo bagiye bahurira, haba mu burwayi, haba mu bibazo nari mfite. Buriya satani duteza n'ibibazo binyuranye, ukaguteza icyangiro, igisuzugurira, ibyo bintu irabikora, ariko ibyo byose ntacyo ngayira marayika w'Imana yarantabaye, kandi avura benshi. Ubundi se barinda babivuga abajya mu barangi si benshi? Ni na benshi pe, ni benshi rwose. Hanyuma hanze aha ku bijyanye n'amadini n'amatorero, ugasanga umuntu agereranyije idini n'abarangi. Ibyo bintu wamaze gusobanukirwa ubutandukaniro bwabyo? Ubundi abarangi ni ivuriro ry'abarangi, batuvura ibyo birwara byose, ibyo birwara bya karande. Ntabwo rero ari idini, sinzi impamvu, gusa bo muri ya myumvire yabo bavuga ibyo bashaka, kuko nta n'uwabuze uvuga kuvuga, ariko ntibakosa n'umurangi gutabara ababishakamo. Hanyuma tugana ku musozo, ni iki wabwira abakurikiye iyi televiziyo kugira ngo nabo babe bagira amatsiko yo kuza mu barangi? Icyo nababwira, buriya hari abantu barwara izo ndwara akivuza, ndashaka ajye hanze y'igihugu, bya bihugu bavuga ngo bibamo abahanga bavura, bikanga bikananirana, akabura ubuzima, nyamara yakaje mu barangi bakamuvura. Hari abo batabaye bari barivuje ahakomeye, ariko bageraho bakabatabara. Ubwo rero ab'indwara zananiranye, icyo nababwira cyo ni uko bakwivuza mu kizungu, bajye bahera mu kizungu pe, babanze bagerageze, ariko nibabona byanze bamenye n'ubwo burwayi ko ari uburwayi bubihishemo, butagaragarira ibyo byuma by'abazungu. Hanyuma hari akantu gatoya abantu bagifiteho impungenge, cyane cyane bibaza bo ubwabo, bakomeje kugenda banatanga komenti mu biganiro byacu byabanje, bati ni gute umuntu avurwa atanyoye umuti? Ubundi rero abarangi tubwira ko ari imbaraga z'Imana, kandi kuvurwa n'abarangi urizera. Baraza kukubwira ati usabe aho ubabara, ubabwira uti ndababara mu mvure, mfite ibibazo ibi n'ibi, rwose mubirebe. Ni ukwizera, igikuru ni ukwizera, urizera ubundi
twasaba kandi bigakoreka. Nshuti bakunzi ba Ijwi ry'Abarangi TV, naha dusoreje ikiganiro twagiranye n'uyu mubyeyi aho atanga ubuhamya ku byiza abarangi bamukoreye, ariko akanasobanura inzira yanyuzemo kugira ngo abashe gukizwa nabo. Hanyuma rero nawe ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ufite ibindi bibazo bitandukanye birimo karande zikomoka mu miryango ndetse n'ibishitani, wagana abarangi nawe bakagufasha, cyangwa ukabahamagara 0788 52 54 18, hanyuma bakagusobanura bakanakuvura kugira ngo nawe ujye mu bandi bafite ubuzima buzira umuze, ari nako abamarayika bagukoraho rikaka. Mwakoze, nawe turagushimiye ku kiganiro cyiza batugiriye. Murakoze cyane.